Wiriwe Gorizo. Yo. Bite sha? Salama. Bite. Ni byiza. Ese mugiye kuganira na Olivier. Inoze ndo mutunirwa. Ese ninda gutumye ko duhuriye hangange ntago ngize nkutumira. Ako ntaganira. Kuganira. Reka ngufatirane sha Gorizo yarashize iminsi tutaganira. Onza. Akazanda nawe mugabo mwisetsa. Inde. Karasre. Ukuntu wisetsaga. Baseka giki se? Aseka ngo Rugaju yarafunzwe. Rugaju se Rugaju nta. Rugaju umwe muri siporo. Nakuru. N'uvuga urubuga rw'imikino. Ndavuga amagambo menshi. Rugaju. Si Reagan. Niyo Reagan ahubwo nabonye akora n'ibintu byinshi aranatoza. Ni umutoza. Cyane rwose ariko ntago akuntu wagira amagambo menshi ngura no gutoza. Ari video araka video impamvu giye namumenye ziyariyo. Haraka video nigeze kumva ari gutonga rundi munyamakuru kuri Arabiye batonganye byadanje. Nanjye nakumvise barimo barasera. Inde baba bari gutongana. Amubwira ngo nguriye miranga ibyo bintu uzabireke. Akanamukupa, kanamufungira mikoro. Sinanye simwibuka kandi usundi kwiyenera witwaye iki? Kwiyemera ni byiza. Yego ko mutiyenera nduzokwenera. Oya kwiyemera bituma abandi bakwanga. Bitera icyangiro. Icyangiro? Yego uzajya tuza wigira intama. Abantu basirwa gukandagira. Ahindutse indwara doge. Ndetse nawe uriyemera Gori? Ndiyenera yine. Uyemera n'ikizego monero wa fake. Amaso yanjye. Tentire zanjye. Ubwo amaso n'ayo mazuru nibyo wiratana gusa. Azajya twaye iki? Agutwaye iki? Mutabaruka. Taruka janate. Mutabaruka. Kanura kazi. Mutabaruka. Taruka nohe. Ukuri TV1, kuri TV1 na Kenisa. Akunda gutongana. Bakunda gusera buri menya ariko baba babipanze. Bya bintu baba babipanze ari abantu n'inshuti baramenyeranye. Ubwo impamvu narinzanye mutabaruka no kubera Goriza yamuvuga ngo amazuru ngantwaye iki amazuru yawe ateye ubwoba jewe afite ukuntu ateye ubwoba Olivier ngo mwarimo museka barugaju kuko bafunzwe twe tumo duseka ku Rugaju barafunzwe ariko bana bafunguye ariko reka nkubwira Olivier atumugani mu Kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka nde Imbohe ubwo rero umugabo mbwa ibintu umugabo mbwa umuntu yaba umugabo akaba n'imbwa ari bibiri cyarimwe gute se ni umugabo ufite umurizo cyangwa aba ari imbwa y'ingabo imbwa y'ingabo hari imbwa y'ingabo yitwa ngo ikira imbwa y'ingabo igira izina ryihariye se irarigira yitwa ngo ikize yitwa Olivier niwe mbwa y'ingabo reka bayita ngo igiheru umwe ni imweru umwe ukaburirwa muheto hari abantu b'imweru umwe hanze harero Gorizo gutukana mu cyayenye abantu b'imweru umwe ngo ni intero umwe imwe si imweru umwe ra imweru umwe nahinze ko Gorizo yizera wagira ngo ujya kumera nk'imwenwe ugira imwenwe wowe ugira imwenwe so kumaze iki ese gihe naba nzifite nzimaze iki ubundi zimaze iki imwenwe zimaze iki Gori imwenwe abakobwa ziryamamo ndetse ntago baba bakuryamyeho ntago bari zo baryamyeho abaze karisha kagahungu kitwa Gorizo kaza utuntu twinshi ariko byose so ubindwira se Ozi uzite intwenwe nako intwenwe oya uzigisha kuri ayanjye ndi umwana oya nkurikije ukuntu nkubona intwenwe zawe zishaka ko ari injwiri zinaze nk'umusatsi wa nuza wakagahungu kagufi kitwa ndera kanzovu sinzovu niyo bita gahungu uzi ko ari umugabo ufite umugore zikara gasaza afite umugore n'abana abana bazeshya gute ntago bizi nzova agira abana arabagira ariko sindababona bare oya ntago ndababona njya numva bavuga muri bya biganiro bye avuga ngo bana be ngo bagiye ku ishuri neherutse kuvuga numva avuga ngo umwana we ngo yaratsinze afite n'umugore Gorizo nawe wari ubizi ko afite umugore kareka
ese wagira umugore ukajya mu ndanganirwa so rero gavuga ngo ndamara indanganirwa kandi nzazana nzovu hano baganire na Gorizo oya uzabazane nanjye icyo kiganiro uzatuganiriza nawe nanjye muzambwire mbaganirize none gisekeje hanze wamuhondagura wamubasha se ego ko kujya mu mutwe ngatikuru ezego murareshya ariko nubundi ntabwo ndeshya na nzovu murareshya wibeshya reka ninde muremure njyewe ntabwo bishoboka nzaza nabanye umuntu nsumba umva nzazana nzovu hano sha nzaba ndeba ibyawe nawe anyway Olivier twaye tugize ngo tuganire hano tuba twibereyeho mu ariko nyine Gorizo aba afite ukuntu ashaka kwanduranya n'iki ntabwo nahura na Gorizo ngo ntagende nta kintu tuganire banda kuvuga ukuntu uri umugabo mbwa useka Imbohe umunsi wafunzwe nakazi kawe Olivier wigeze ufungwa oya shana no kuri ntabwo mpazi ntabwo hose nta nubwo ujya gusura imfungwa nta nubwo njya nzisura kuko zitazanyanduza gufunga ntabwo ndafungwa uri umugabo mbwa bivuga ngo umuntu utarafungwa ni umugabo mbwa oya ntabwo nemeranye nawe Gori ese ubwo umuntu wafunzwe wakoze ibikorwa by'imbwa niwe mbwa ubwo nyine ni umugabo mbwa ariko se umugore wafunzwe we aba ari iki nako umugore utarafungwa cyangwa se reka byoroshye umugore useka Imbohe aba ari iki harya baravuga ngo umugabo mbwa aseka Imbohe noneho umugore ki umugore mbwa nawe ariko mbese umugabo yindwa n'umugore akayindwa ngo ni iki se ni umugore mbwakazi ariko hari ikintu ntekereje ikihe se kuki twumva abantu bitwa ba Munyana noneho no gusuhuza umuntu witwa Munyana hari umuntu tuziranye witwa Munyana uba muri Hati Rwanda ejo watsindiye miliyoni 10 Hati Rwanda ni inshuti yawe Munyana uramuzi ntago muzi Munyana ndagusura Munyana uramuzi Gorizo ego ko umukobwa wirabura gutya uririmba indirimbo za Kinyarwanda ahogoza arogoza aririmba indirimbo zimeze nk'iza Kayirebwa kandi avuga ngo twaza Kayirebwa ngo Kayirebwa uririmba iyo giyora ni Kayirebwa twaza twaza eka ye urayizi se ugiye kongera kuvuza induru twaza mwakwirwa yego twaza twambaye yego twaza Munyana yaririmbye nk'uko rero atsindira miliyoni 10 kuki watangiranye ngo nanjye nzitsindirera ntabwo byakunda wowe uririmba nabi cyagiye ndimo numva ikiganiro cyawe wararirimbye abantu bararira kugira ngo baseke nari nshonje nari ntararya waruvuze ngo ba Munyana ngo byabagendekeye biti kuki tugira abantu bitwa Munyana kuki abahungu tutagira abantu bitwa Mumasa 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 hari uwo nzi ngewe witwaga Mfizi gusa cyangwa Gapfizi barahari Mfizi akorera yo kanyago cyangwa hari abantu ameze nk'imfizi Mfizi akorera zigenda zimya ibintu byo kwimya koko ko ari ibintu bya kera aya koko ni ibya kera bashaka kuvuga ko ngo se imfizi zitakimya zarabiretse cyangwa Gorizo ushobora kuba uri uwa kera nawe none se nkubeshye ushobora kuba urutaga ramfurere wawe oya uyu munyagunga n'umugusaka ntabwo namuruta nyamara cyane nuko ubona afite uruhare ukagira ngo arashaje akajyaga oya ibyo ni ibibazo ibyo ni inama kuba yahuye n'akaga nta bibazo nigeze ngira uri umunyabibazo fe kubera iki se rero igihe wazukiye ese navutse mu bihe by'ibibazo kera akobye hari abantu bavutse mu bihe by'ibibazo yego nyine bavutse mu gihe cy'inzara uzi ko munkomerekeje mutumye ari ibintu nibuka nibutse nk'ubu tuvuge wenda nk'umuntu wavutse mu 1910 mu 1910 mu 1916 imyaka 6 ishize hahise haba intambara y'isi ya mbere urumva intambara y'isi ya mbere yageze no mu Rwanda ra nta leta yageze si y'isi se yarageze ahantu hose
isi irarwana ntabwo ari isi birwana ni abantu batuye mu isi baba bari kurwana icyo gihe yarabaye mu 1914 ubwo ku myaka y'ine ntahise ajya mu ntambara arayisukuma bigera mu 2020 gutyo na 18 birarangiye babona agahenge byikubise mu myaka 40 ingahe nanone hagiye haza ari ibintu by'ibizazane ibicurane by'akabenzi cyo bita ibicurane by'akabenzi bigeze kubaho haza n'ibicurane byitwaga ibicurane bya grippe espagnole ndabizi njya mbibona muri filime ni ngira urwaye ntabwo ari ibicurane karanse warane ibicurane ahubwo njya ngira ntuze ikirere gihindutse mpindukana nacyo abaye ngata uhindukana n'igihe umuntu uhindukana n'igihe ubwo imvura nigwa urakonje izuba ryaza ugashyuha ntabwo wo kwizerwa tantine ntabwo akwiye kukwizera kubera iki so uhindukana n'irihe ariko tugomba kujyana n'ibihe by the way si ibintu bikenewe birakenewe ariko hari igihe nyine n'irihe ariko nibyo kuko igihe kigusize nyine uratakara akaye nuko ye turabazi za rero dusoze uza dukondere cyane mwe mudukurikiye twaduciyemo ngo twiganirire bisanzwe Olivier yarari aha twagira ngo nawe dutera agastori gake turamwibutse yuko ari umuntu useka imbohe abari umugabo useka imbohe abari umugabo mbwa Olivier urabyemera umugabo mbwa ntago mbyemera ngewe Olivier ndari cyaha ntacyo nemera ahubwo ndari cyaha icyandere nturagera kuri gereza cyakari ntugisura abantu bafunze icya gatatu nturafungwa akuzi ko ngomba kujya gusura abantu bafunze iyo ufite ndari cyaha na Bibiliya igiye bitubwira ngo dusure imbohe dusure imbohe n'abantu bababaye tangira nanjye nsure oya wowe ntabwo Gransara yandahe hano yirwa nteruye reka dusoze wizana complain kuziga kugenda ahubwo nzamucika ujya hese nzagira gutya nigendere bayi rero mugira ibihe byiza muduhe kuri subscribe ni Gorizo family nkuko tuba twambaye ngira ngo murabibona ko tuba twaberewe cyane gihe nitwa Papa Gorizo hanyuma nawe witwa ndesha nanjye ndi Gorizo uraririmbye ndahagoshe kandi uzasara nasaze kera sawa murakoze